nitwa Nehemiya niyo muhoza ndi umworozi noroye ingurube nororeye mu karere ka Rusizi umurenge wa Gihundwe kagari ko ni Burunga ni muri iyo region iherereye mu murenge hafi y'umurenge wa Gihundwe. Hanyuma noroye ubwoko bw'ingurube butandukanye, mfitemo ubwoko bwitwa Pietre, mfitemo ubwoko bwitwa Diroke, nkagiramo n'ubwoko bwitwa Landras. Birumvikana iyo ufite ayo moko atatu ufite na kuwaze y'ayo moko, aba ari ubwoko bundi buba bujemo bushyashya ariko bukomoka kuri ya moko yose. Urumva ni urugendo rutari rurerure kuko rumaze imyaka itarenze 3. Nari mfite umuntu ngewe ku giti cyanjye nakwita umumodo cyangwa uwo nigiraho, nigiye ku birenge bye, yaransuraga hano nanjye nkamusura, hanyuma namufata nk'umubyeyi wanjye. Yari yoroye ingurube n'ubu aracyazoroye, agakunda kumbwira uburyo ingurube ari nziza. Nyuma nza kujyayo mugurira utugurube, namuguriye utugurube 4, ndatuzana ndadutangirana. Wabonye akantu kari hariya hirya k'akararo gato, niko natangiriyemo, nubwo nako nakaguye uko wakabonye siko kari karibona. Natangiriye ku twimba 3, mugurira utugurube 4, nari namuguriye utugurube 4 tw'ibihumbi 200 nduheraho. Rero muri icyo gihe hariho ubworozi bundi bw'ingurube. Ingurube wasangaga akana k'ingurube kagura ibihumbi 30, 20, ariko mugezeho usanga wagurisha 50. Ndangije hari abantu twari kumwe banyereka ko ubwo bworozi buhenze, ariko ndavuga nti niba umuntu agurisha aya mafaranga, iruhande rwe hari abagurisha ibihumbi 20, ntabwo ari uko ayobewe umusaruro w'ubu bwoko bw'ingurube. Muguriraho rekereza ko izo ngurube narazoroye, urumva natuzanye tumaze amezi 2, natumaranye amezi 8 shyira ku isoko byo gupima, ndashaka kugurisha kugira ngo numve urwego ingurube zigezeho. Bakajya bampa ibihumbi 600 ku ngurube imwe. Urumva ni ingurube naguze ibihumbi 50, ndetse harimo na gato nari naguze munsi yayo. Hanyuma nyimaranye amezi 8, bampa ibihumbi 600. Urumva yari igize amezi 10 y'amavuko. Bwari ubwoko bw'ingurube bwa Pietre wagiye ububonamo bw'amabara. Hanyuma nyuma yaho nawe yakundaga kusura cyane wa muntu, ndamushimira nanone kuko niwe wafashe ukuboko arankomeza. Za ngurube naje kubona umumaro w'ingurube, nabaze igiciro zimaze kurya cyangwa amafaranga zimaze gutwara, nsanga nta ngurube irarya ibihumbi 250. Mpita nibaza niba narakoze saving ku ngurube, nduzi ko ari saving kuko si amafaranga nashyiriyeho. Rimwe naherutse ngura akagurube k'ibihumbi 50, ndakoroye nkamaranya amezi 8, meze nk'uwagendaga nga savingaho. Karya 500 ku munsi, karya 700, karazamutse se wenda kageze ku 1000. Ndabaze nsanga ziri ibihumbi 250, none umuntu ari kumpa ibihumbi 600. Mpita nsanga harimo umusaruro ukomeye. Nubwo navuze ngo mfite ingurube 160, ariko byanteye imbaraga kuko uyu munsi wa none nubatse ibiraro bishobora kwakira nibuze ingurube 500. Rero iki ubwacyo ni ikimenyetso kikwereka ko nabibonyemo umusaruro, kuko niba ufata umwanzuro wo kubaka nkuko wabibonye, nororeye mu mujyi, nororeye mu kibanza cyagakwiye kujyamo etage, ariko njyewe sinitaye kuri ibyo, nagishyizemo ibiraro by'ingurube. Shyiramo ibiraro by'ingurube bya miliyoni zigera hafi muri 30 n'imisago, harimo ingurube. Rero kuba mfite izo ngurube, nkaba mfite ibiraro byakwakira ingurube 500, ni kimwe mu bimenyetso bikwemeza ko nakunze ingurube, mfite na gahunda yo kuzagura. Rero kugeza uyu munsi nk'uko wabibonye, mfite ingurube zihaka
mfite ingurube zonsa, mfite utwana ndi kuzamura hariya, wabonye ko hari utwana duto hariya, hari utwana 30 nshaka kuzamura kugira ngo tuzabe tuvaho icyororo. Wabonye ko natunganije ibiraro ku ruhande, nteganya kujya nkoreramo engresoma cyangwa kubyibushya ingurube kugira ngo nzitange. By'umwihariko twebwe nk'isoko tunafite rya Kongo, nk'abantu begeranye na Kongo, ni isoko ryagutse tudashobora guhaza. Rero nubwo bimeze bityo, ingurube ni nziza. Ngewe njya kujya mu bworozi bw'ingurube nuko ntabivuze, nabanje gucuruza ibintu byinshi bitandukanye. Gucuruza biranga, ari abantu bicara bakibeshya, agasimbuka akavuga ngo reka nsimbuke njye no hanze. Nagiye hanze gushaka amafaranga, nagiye muri za Zambia aho ngaho bavuga gushakirayo amafaranga, nagiye za Dubai abantu birirwa birukanyira, nagezeyo hose ngira ngo ndebe niho ubuzima bukunda ibyo bavuga hanze bimeze bite. Ndagaruka njya mu bworozi, ariko uyu munsi nta kintu mbigereranya nabyo. Rero ncuruza bwa mbere, ndabyibuka ko ingurube ya mbere nahereyeho yabyaye abana beza cyane, yabyaye abana beza, nari mfite ubumenyi bukeya, yabyaye abana 10, hapfamo 4, ariko bicwa no kutamenya ibyo ndasobanukiye uburyo bazifata. Ariko abo bana 6 basigaye, ndibuka ko harimo ingurube z'utwana tw'amezi 2 abaturage baje kungurira akana ku bihumbi 100 k'amezi 2, izindi 60 kamakeya kari 60. Rero urumva bwa mbere ngurisha nkora ku mafaranga, bwa mbere nagurishije utwo twana tw'iyo ngurube ntugurisha 300. Nyuma yaho birumvikana zaragutse, zaje kumera nk'izibyariye rimwe, izindi 3 zibyara abana, ndabagurisha bose, cyakoze sigaranamo nka 2 nari ntaragira ubushobozi. Nabo icyo gihe nagurishije amafaranga agera nko muri 1 miliyoni. Naho ubu tugarutse uyu munsi kubyestima bishobora kungora, ariko ikigaragara cyo ni byiza. Ushobora kugurisha na 3 miliyoni, ushobora kugurisha 2 miliyoni. Uyu munsi niyo nshishikariza abantu nakubwiye bigaha, kintera kubashishikariza korora. Cyambere ni ukorora ubwoko bwiza bw'ingurube. Cya kabiri ni ukwita ku ngurube utagize ibindi bintu witaho biguca intege. Nkanjye ku giti cyanjye niyerekeranye no kuba isoko mfite nta mbaraga mfite rizihaza. Umuntu akansaba ikintu none, kandi ngihuriyeho n'abantu benshi, umuntu akansaba ikintu none, wenda akaba nsaba ngo nabikora nte ngo njye mbona nibuze ingurube 30 za buri wa gatandatu, nkaba ntazifite, binangoye kuba hari aho nazivana hano mu karere kacu ka Rusizi. Rimwe na rimwe hari igihe nzamuka bikaba ngombwa ko njya kuzitora Rwamagana, bikaba ngombwa ko njya kuzitora Gicumbi. Rero iyo nayo ni imbogamizi yo kuba abantu batinye korora, bituma tugira isoko ariko kurihaza biratunanira. RFFS cyangwa se ishuri ry'ubworozi bw'ingurube mu kiraro, icyo ryadufashije cyane ni ubumenyi. Batwongerereye ubumenyi, yego hari ubwo twari dusanze dufite ariko buciriritse. Rero kugeza none nubwo bigikomeje tukiga, ariko aho tugeze twashimira Imana hamwe na RAB na ENABER, kuko niba Imana yaciyemo kugira ngo iryo shuri ritugereho. Rero kugeza none aha tumaze kugira ibyo tumenya by'ibanze. Nkuko nabivuze, harimo kuba twarabonye ubumenyi budufasha kwameliyora cyangwa gutunganya bundi bushyashya ubworozi bwacu. Cya kabiri ndetse kinakomeye, harimo kuba uyu munsi wa none RAB isigaye tugeraho nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi, natwe tukayibonera hafi. Bivuze ngo mu nyungu zindi dufite zikomeye ni ukuba ikibazo twagira kigeraho kigomba kugera mbere y'igihe.